murahorecha umunsi twishimiye kukwakira n'ubuntu twagiriwe kongera kandi kwakira umukozi w'Imana nawe ni ibintu bitaba byoroshye kugira ngo tubabone yafatishe ariko nanone n'undi mugisha ukomeye kuba twongeye kandi kukwakira muri uyu mwanya wenda hari abakurikiye badashobora guhita bakumenya bagusobanukirwa ariko mbere ya byose reka utwibwire. Murakoze. Amazina yanjye ni Francis Iraguha. Abantu benshi banzi mu bintu bitandukanye bya entertainment cyangwa imyidagaduro hano mu Rwanda. Nge wahanze inzu y'imideli yitwa Francis ZAHABU, akaba ari nayo nzu yatangije imideli y'imyenda yanditseho made in Rwanda. Ariko mbere yaho nabwo naratangiye ncuruza ubucuruzi bwa myenda yindi isanzwe ndi umu stylist. Rero bigenda bikura gutyo umuhanga mideli umwambitsi ariko mbifatanya n'indi mirimo itandukanye ndo mu actor nkakora n'ibya modeling ko byose birajyana ni industry zimwe. Ndu mu papa w'abana batatu, ndi umukozi w'Imana mpamya Imana ko yangiriye ubuntu. Mbese muri make ndungu ndumva ari ibyo. That's amazing kuko ubuzi ibintu byinshi cyane bitoroshye muri iki gihe turimo kuba wabihuza ukongera kandi ukitwa kuri umwana w'Imana cyangwa se mu rundi ruhande uvuga Imana. Kuko ibintu uhuza muri generation turimo cyangwa se ikinyejana turimo biragoye kuba wakumva umuntu ukora mu bya fashion agahuza n'imirimo yo gukora cyangwa se gukina ama movie, kuba umucuruzi navuga ngo umaze kumenyekana mu Rwanda biragoye cyane kuba kongera kandi kuvuga kandi ukavuga uhamya Imana. So ni irihe tandukaniro cyangwa se muri ubu buzima murimo navuga naheraho ubihuza gute no kuba uri umukristo ukabihuza niyo mirimo irenze itatu mu byo ngendeye ku byo maze kumbwira? Yego, urakoze. Uyu munsi ndabihuza cyane kandi ndabibasha nta kindi nuko nshobozwa n'uwunizeye n'uwundi guhamya ari we Yesu Kristo. Ubundi ubuzima ndakubwira ngo uyu munsi ndahamya Imana yangiriye neza, Imana yampaye ubuntu bwayo ari bwo kwimenya ikanyereka mu buryo icishamo abana bayo kugira ngo ibiyereke butandukanye. Rero ntabwo byari urugendo rworoshye, nari ndi umucuruzi koko, nari ndi umukinnyi wa sinema koko nkuko bigutangaje, ariko biba nanjye ntabiteganyaga. Imana ijya yemera ko biba, rero yarabyemeye irabihuza. Iyo ibihuje ntabwo umurimo ari uwanjye, ntabwo ari uwo kubihuza igukora ku maso ukareba, ikagukora ku matwi ukumva, ikagukora ku mutima, wa mutima ukakira. Hari ibintu tuba dusanzwe tuzi, n'ubusanzwe uvuga, ubusanzwe utekereza, ubusanzwe ureba, ubusanzwe rwose uri muri iyo si, ariko ukaba uzi ko wenda ufite ikigero kihagije cyo gutekereza cyangwa cyo kumva. Yarakoze kwemera ko nyimenya no kwemera ko nyihamya mu maso yawe. Wa mugani biragutangaje kuko muri iki gihe biragoye, ariko yangiriye ubuntu, ntabwo bwari kubw'ubushake bwanjye, ahubwo ubwo buntu yangiriye nanjye ubwanjye nisanga ndi kumuhamya, kuko ntabwo ajya yemera ko iyo umaze kumwakira ubigumana ku bwawe, kuko aba yaragukoze ku maso, ibyaguhaye biragenda bikabyimba muri wowe, biragenda bikazana izindi mbaraga, kandi ukamenya ko ibyo wahawe utabihawe wenyine, ahubwo wabihawe ku bandi nkawe bataramumenya. Rero biroroshye kubifatanya
guhamya Imana, guhamya Yesu, uri umucuruzi, uri umukinnyi wa filime, uri n'umuhangamideli hano mu Rwanda cyangwa n'ahandi hose ku isi birashoboka. Aho birumvikana ko mu rundi ruhande nta rwitwazo dufite, byumvikane ko umuntu ukora ibintu birenze 3 birenze 4 nta rwitwazo afite rwo kuvuga ngo aburi Imana umwanya cyangwa se wenda ari kure y'Imana yitwaje wenda kuko muri iki gihe usanga abantu benshi birukana inyuma amafaranga. So bivuze yuko rero bisobanuye ko nta rwitwazo na duke dufite rwo kuvuga ko tutari abana b'Imana, tutagomba gukorera Imana kuko ayo mafaranga tugomba kuyashaka ni kimwe, ariko nanone twirengagize ko Imana tugomba kuyibera. Rero urakoze, mu by'ukuri nta rwitwazo dufite, ariko aho urwitwazo udafite urwitwazo n'uwamumenye, banyumva, udafite urwitwazo n'uwamenye Yesu Kristo, yarangiza ntamumenyeshe utamuzi, ubwo ni utazagira urwitwazo, kuko uretse ko nawe ubwo niba ataramenya yuko agomba gusangira ari amahoro kuri wabo utamuzi, nawe ni ikibazo. Urabyumva? Ubu butunzi twahawe ntabwo ari ubutunzi bwo kwigumanira, ni ubutunzi tubona ariko noneho tugahita twifuza kubusangiza abandi. Birikora, nanabigusobanurira, ni ukuri nta rwitwazo dufite, ariko udafite urwitwazo ni umuntu wamenye Yesu Kristo akaba atazi yuko agomba kumusangiza utaramumenya. Nanone nawe ntabwo namucira urubanza kuko Yesu Kristo akorera mu muntu uko ashaka. Uriya nawe utazi yuko niba yamubonye agomba kumusangiza, hari uburyo bumwe cyangwa ubundi amukorera bikamugera abandi bakamubona niba koko yarabonye Yesu Kristo, kuko impano zo kwakira Yesu Kristo muri twe zikora mu buryo butandukanye. Hari ababwiriza ubutumwa, hari abahanura, hari abafasha abandi, so buri wese n'impano ye. Icyo kintu gishobora kugaragara, ashobora kwera imbuto Yesu Kristo akagaragara kandi n'abandi batamuzi bakamwakira. Rero warumvuze ngo nta rwitwazo, ni ukuri umuntu wari we wese n'uzatwumva nuko agomba kugira amakenga, no kugira amakenga yo gushaka kumenya ko si ubundi koko iyi Mana tuba tuvuga kuko iriho irakora. Ko ngiye mpagaze hano imbere yawe ndi kuvuga ngo irakora, kandi impamvu mpagaze nuko ndi guhamya yuko ntabwo yaranyiyeretse ngira nk'ifuhe ryo kwifuza yuko n'abandi bayimenya, bamenye Imana yangiriye neza. Imana yampaye amahoro, Imana yampaye umunezero, Imana yampinduriye imitekerereze, Imana yampaye ubugingo bwiteka kubaho ubudapfa, ikampa imbaraga zo kubyumva nkabisobanukirwa, ari naryo nta rwitwazo mfite rwo kuba natanga impima ntarabashije mu gihe cyanjye aka kanya kubasha guha mugenzi wanjye ngo mwereke ukuntu Imana yangiriye neza, kandi nanjye narabihawe ku buntu. Ni Imana yavuga ati mwaherewe ubuntu namwe mutangira ubundi, utarebye ukomeze. Umuntu wari we wese rero wamenye buno buntu ko yaherewe ubuntu atangira ubundi. Aho wari umaze kutubwira uburyo uri guhuza, ushobora gufata imirimo uri gukora, by'umwihariko nkawe ufite imirimo myinshi isaba ko uyitondera, isaba ko ugomba kwifatira umwanya n'igihe uri kuyitekerezaho cyane, ariko tubwiye nanone ko ushoboye kuba wabishobora ukabifatanya n'umurimo w'Imana cyangwa se ibyo bita umuhamagaro. Watunyuriramo gatoya nka zimwe mu ngingo ushobora kuba ugenderaho ukabifatanya, none bikabigufasha kuba byose ushobora kuba successful, kugira ngo nabo abandi bibwira ko bakora imirimo bakumva ari ibintu bisaba umwanya bakabigumamo
baba bafite umuhamagaro akaba ariwo bitondamo cyane, bakirengagiza ko iyo dukora amafaranga tubona tuyakoresha ibisabwa adufasha mu mirimo dukora mu buzima busanzwe, kugira ngo utunyuriremo gatoya uburyo ubwo buzima ushobora kubuhuza kandi byose bikaba byabaho kandi ukabaho ukiranuka, uri umukozi w'Imana, uri umwana w'Imana, kandi at the same time ukaba wagera ku iterambere ryawe. Rachel, urakoze. Ndabigusubiza muri ubu buryo. Biroroshye. Icyo natangira mvuga nuko byoroshye. Mvuze ko mu kubasha guhuza imirimo isanzwe n'umuhamagaro cyangwa no gukorera Imana, no kuvuga ngo iyo umuntu akorera Imana ntavunika, cyane ko iyo ari kuyikorera azi yumva n'ijwi ry'Imana, icyo Imana imubwira gukora, urabyumva. Ikindi, iyo Imana imajije kukwiyereka, ikwereka impano zawe, ikwereka impamvu kiyakuremye, kuko niwe muremyi. Uramubaza uti iyo umaze kumenya kuvugana n'Imana, urabaza wandemeye iki? Imana ikavuga ati dore naguhaye izi mpano izi n'izi. No kuvuga ngo izi mpano kandi umugambi wanjye wa mbere ku buzima bwawe kukurema nuko nagira ngo unkorere, nuko nagira ngo unyubahe, ukore ibyo nategekesheje ijambo ryanjye ryose, ibyo navuze aba ari byo uzakora. So iyo umaze rero kubimenya ukagenda wisobanukirwa, nta kindi kiba gisigaye nuko ukora. Gukora rero iyo ukorera Imana ntabwo bivuze ngo nukujya mu nzu y'Imana ukajya kubwiriza. Nubwo aka kanya waba uri muri hoteli uri guseriva abakiriya neza, ushobora guseriva umukiriya, wa mukiriya wa service akabonamo Imana muri wowe, bitewe n'ukuntu wamwakiriye, bitewe n'ukuntu washyize mu bikorwa inshingano zawe wasabwe muri ako kazi, ku buryo wa mukiriya ashobora kukureba akavuga ngo kuno muntu ntabwo ari umuntu usanzwe, bitewe n'ukuntu yamfasha. So Imana yacu ikagaragarira mu byo dukora, mu mpano zacu. Rero icyo waruvuze mu by'umwihariko ngewe, ese ngewe ni iki Imana yanshyize ku mutima, ni iki Imana yandemeye, ntabwo njya kure, nisanga muri rwa rukundo rw'ibyo nkora umunsi ku munsi. Imana yangiriye neza, yamaye agakiza, ituma nyimenya, none yishyira ku murongo impano zanjye. Kuzishyira ku murongo ni iki? Nari ndi mu fashion design, ndi umu acteur, n'izindi mpano zose igenda ibyutse, kuko impano zigenda zigaragaza uko umuntu akora, uko bukeye uko bwije. Ndibuka aka kanya ndabasha kukuvugisha, ariko mu gihe cyashize ntaramenya Yesu, sinashobora no kubasha kujya imbere y'umuntu ngo mbe nakubwira ikintu, ngo mbe nabasha gufata ibintu bingahe ngo mbishyire ku murongo. So urumva Imana rero igenda ifata ibintu bitari biri ku murongo mu buzima bwacu, ikabishyira ku murongo, ikabikuramo ikintu gifatika. Ndanayishima. Hanyuma rero ngewe nk'umugambi mfite, ariko mushyigikiwemo n'Imana no kuyumvira no gukoresha impano yampaye. So hari benshi bibwira ko gukorera Imana ari ikintu kimwe ukwacyo, hakaba no kuba wakora umurimo bimwe twita gushaka amafaranga gutunga wowe n'umuryango wawe, ubuzima tubayemo bwa buri munsi. Turagira ngo tubwire mu ncamake ni gute noneho ibyo bintu step by step, kugira ngo bifashe n'abandi bagifite iyo myumvire babashe kumenya uko babihuza, kandi mu kazi kabo babe successful, no mu mirimo bakora mu nzu y'Imana cyangwa se mu muhamagaro Imana bamagayemo gukora, nabo babashe kuba successful. Rachel, urakoze cyane. Iki ni ikibazo cyiza, ni ikibazo kandi abantu bakunda kugiraho urujijo. Navuga urujijo cyangwa kutagira ubumenyi burambuye. Ariko nkubwiza ukuri yuko nta muntu ukorera Imana bivuna, kuko mbere yo gukorera Imana nuko already hari ukuntu Imana iba yarangije kukwereka icyo ugiye kuyikorera. Ntabwo wakora
kumenya Imana kwa ngo ibaze uvutse ukavukira mu muryango w'abakozi b'Imana. So urajya gukora, urakura, uriga, ukiga ibintu bitandukanye n'iby'umurimo w'Imana, kandi uzakora unakore wubaha Imana. Vuga ngo nkatwe twamenye Imana dukuze, ab'Imana yiyeretse tungana gutya, ese byashoboka gute? Ibi byose ngiye nabibajije Imana, nkuko warumwe ngo mbikubwire muri detail. Ngewe maje kumenya ko ngomba gukorera Imana, urugero narukuriye kuri Paulo wari Saul. Paulo yavugaga Imana kugeza n'uyu munsi, niwe mugabo nkunda unyigisha Imana nkayumva neza nkayiryoherwa, yari intyoza. Paulo Bibiliya itubwira ko yabambaga amahema. Mu kubamba amahema byaramutungaga mu buzima busanzwe, ariko yanarangiza akabubwiriza, akamenyesha abantu ubuntu bwa Yesu, ubuntu yagiriwe, uburyo Yesu yamuhinduye akamugira igikoresho cye. Nanjye nagize iryo shyaka ryo kuvuga ati Yesu uyu nanjye wangiriye neza, nanjye nzamumenyesha abantu biciye mu mpano zanjye, mu byo nkora, kandi ntacyo nzakena, kandi Yesu azakomeza nkoresha. Rimwe na rimwe rero warumejetse bikora gute? Hari igihe ashobora guca muri ya mpano yawe akaba ari nabyo bita bikorohera ugakomeza ukayikoreramo, ariko hari n'igihe ashobora kugukoresha ukora business, ukagenda ugakora ubucuruzi bwawe ukunguka, kandi ukagenda ukanavuga na Yesu neza. Imana ishimwe. Ahubwo iki kintu abantu bagomba kukimenya mu gukorera Imana, mu kuvuga iby'Imana yakoze ku buzima bwacu, mu kubasha kubona kujya kuri babandi bayikeneye kwimenya ukabibabwira, nimo dukura imbaraga, nimo dukomeza kubana n'Imana, natwe ubwacu tugakomeza kwibuka ibyo yakoze mu buzima bwacu, bigatuma tudatawa murongo. Tugiye gucuruza gusa ngo twaramumenye, twageraho tugakomeza tukibera abacuruzi, ahubwo dukeneye gukomeza tuvuga imirimo n'iby'Imana yakoze ku buzima bwacu, tukanabibwira abandi ngo nabo baze mu muryango munini w'umugambi w'Imana, w'abakiranuka, w'abajya mu ijuru, w'abazabaho ubuzima bw'iteka, mu mugambi w'Imana w'abantu babohorwa ku ngoyi y'ibibazo biri muri isi, mu mugambi w'Imana w'abantu bakeneye kubona amahoro yo mu mutima, ari byo Yesu yavuze ngo ni ubutunzi butagira akagera. Ariko abantu ntibazi ukuntu bashobora kubona amahoro. Rero birashoboka gukorera Imana, birashoboka gukora umurimo wawe usanzwe, wanarangiza ugahamya Imana, kuko muri uko guhamya Imana niho byose biri. Yewe gukomeza uri umuntu ukomeye, gukomeza uguma muri uwo mugambi w'Imana n'uburinzi n'Imana ikabikurindiramo, kandi ikanaguha n'umugisha no muri bya bindi. Noneho ndangiza, nise ngewe wenda ni izihe ntego mfite, uburyo nzabishyira mu bikorwa. Biroroshye muri ngewe umuhamagaro numva undimo no gukoresha impano zanjye. Impano zanjye bimwe natangiye musobanura ngewe mpanga imideli. Urugero naguha mu guhanga imideli kwanjye, kera ari igihe nzabibasobanura nkabibereka mu myenda, ubwo Imana yansuraga yongeye kunyemerera ko ngaruka mu kazi, nabyo ni ubuhamya. Ngaruka mu kazi kongera ko byageze igihe Imana irafunga ibyo nakoraga byose kugira ngo ibanze ijye kuncura. Ni naryo shuri yanshishijemo. Irazimya byose, business irazinya, biragenda. Muri urwo rugendo rero twagendanyemo n'Imana, Imana yambwiye ko noneho ubwo nakoraga business, ariko niramuka yongeye kantangiza, noneho ngomba kwigira fondation kugira ngo tugendane, ngomba kwigira umusingi kugira ngo mbashe gukora bimpire ntizongere kubizima. Rero ubuzima bwa kera buba butandukanye, ubuzima bwo gukora business itarimo Yesu
n'ubuzima bwo gukora business irimo Yesu ni ibintu bibiri bihabanye. Rero ni muri urwo rwego tuzaca mu nzira nyinshi kugira ngo umuntu ahamye Yesu kandi anakora. Gahunda yanjye ni ugukoresha impano yampaye, harimo imwe nko gukora amafilme cyangwa intoya n'indende ariko zivuga Yesu, zihamya Yesu. Ntabwo ari ugukora filime gusa ngo yo kubwiriza, ahubwo no kwereka abantu uburyo ki icyanditswe. Urugero, hari ibyanditswe ariko abantu batazi n'uburyo icyacyanditswe cyaguhindukira ubuzima. Uretse kugisoma muri Bibiliya gusa nturabona n'umuntu ubayeho mu ijambo, ntunabyumva buri gihe ukabibona ukabona n'ingorabahizi. Rero rimwe na rimwe filime mbarankuru zabayeho n'ubuhamya bwanjye nshobora gukina, bwa buhamya Imana yampaye tukagenda tubukina, tubushyira mu ngiro kugira ngo twinspiringe abandi, twereke ese Imana yagukura ku kiyobyabwenge bigakunda, nko kwereka ukuntu yagukuye ku kiyobyabwenge ikoresheje ijambo ryagukurishije kuri cya kiyobyabwenge bikaguhindukira ubuzima, ukavamo umumaro, ukabasha kwisobanukirwa, kandi nawe bikagaragara ko nubwo yarigukuyeho, yagukuye kuri bya biyobyabwenge, yagukuye muri za ngeso mbi, yabigukuyeho kugira ngo nawe uze mu bwami bw'Imana, kandi nuba mu bwami utangire ukorera umwami. Nanjye nicyo ndi gusubiza, ndi hano kugira ngo nkorere umwami nkoresheje za mpano zose. Hazabaho ibintu byinshi nk'uko turi gukora kino kiganiro. Abantu bakeneye kumenya Imana. Hari abakozi b'Imana dushobora gutumira babisigiwe, babifitiye ubushobozi, tugasobanukirwa kurenza. Ariko Imana iri hagati muri twe yanabishyigikiye. Amen. Kandi tugakorera Imana tuyihamya, tuvuga imirimo yayo, twereka abantu uburyo ijambo rizaba byabakiza. Noneho twagize tukajya ku ruhande tukanakora bya bindi turi intyoza mu byo dukora, tugakinira amafilime, tugakora ya myenda abantu baberwa, kandi byose bihesha Imana icyubahiro. Urakoze kubyo umaze kudusobanurira kandi birumvikana cyane. Nasoza mvuga mubaza akabazo gatoya, ni gute noneho ugiye gushyira mu bikorwa uyu mushinga wawe? Urakoze Rachel. Icyambere ntabwo ari umushinga wanjye, kuko uyu mushinga n'uw'Imana ariko unciyemo. Nge icyo nkora ni ukumvira. Kumvira rero uburyo ngiye kuwushyira mu bikorwa, icyambere ntabwo nzawukora njyenyine, nzawukorana n'umuntu wese Imana izavugiramo, uzabasha kumvira nk'uko nawe undi imbere ukaba uri kumfasha, na timu yose, ari ikipe y'abatekinisiye, ari ikipe y'abakinnyi, abantu bose Imana izakoreramo bakaza kugira ngo bafite ubwami muri bo, bashaka ko bya bintu koko tutagomba kubyihererana. Ari uwizakoreramo mu buryo bwa mikoro, ari uwizakoreramo mu buryo bw'umuhamagaro kuza kudushyigikira, kugira ngo mu buryo buri spirituel uyu muhamagaro iri mbese ubu buhamya buturimo, bukurimo, buri muri bagenzi banjye, kubasha kubugeza he kuri bene data abandi batarizera. Noneho Imana yahabwa icyubahiro muri bo, ubwami bw'Imana bwaguke, niko Yesu yavuze, nk'uko buri mu ijuru. Bwaguke buguciyemo, bunciyemo, buciye muri wundi wese, kugira ngo urukundo rwaguke. Rero urambaje ngo bizaca mu buhe buryo? Uburyo buri simple, hamwe n'abantu bose bazamfasha. Ntabwo tutagiye kure, tuzajya turahera mu bifatika, mu bintu bito, kuko natwe amikoro yacu ntabwo arajya hejuru. Turatangira gukora filime ntoya zibasha kwereka abantu uburyo bikoreka, ntoya zitatinda iminota mike, bizaterwa n'abatekinisiye ko bazabigena, cyangwa n'indende. Ikindi hashobora kubaho amasije yo kuganira, amasije nk'uko wavuga insanganyamatsiko zo kuganira, bitewe na bya bindi byose, yaba ya filime twakinnye, insanganyamatsiko yo kuganiraho. Tukahamagara abakozi b'Imana babisigiwe, babifitiye ubushobozi,
tukagira iki tukagenda tukagakora ikiganiro nk'iki twakoze kugira ngo kigere kuri bantu none ubagire ubusobanuro bwimbitse. Hari n'abandi bantu Imana yagiriye neza bashaka guhamya nkuko nanjye nshaka guhamya. Nanjye mfite ubuhamya bwanjye kandi ngomba gutanga kugira ngo buri muntu wese abashe kumva impamvu ki Imana yemera yuko tuyikorera, yemera yuko ibyatubayeho mu buzima biba umuti kuri benshi, biba umuti kuri benshi, abantu bakabuhoka binciyemo kugira ngo abantu basobanukirwe umuhamagaro, umushinga w'Imana muri buri muntu. N'undi muntu wese nabwira Imana imufiteho umushinga, ariko buri muntu wese atangire amenye umushinga w'Imana muri we. Imana yakemera rero yemeye yuko nanjye aka kanya bincamo kugira ngo tubashe kuba natwe twakereka abandi umucyo biduciyemo nabo bamenye umucyo wabo. Amen. Murakoze. Wow, that was amazing. Bibaye navuga ikiganiro cyiza cy'umugisha kuko hari benshi bari bakuzi mu bundi buryo none bagiye kubona iyindi shusho ya nyayo ya yindi step cyangwa se indi chapitre bigiye gufungura. Navuga ko twashimamo Imana no gushima Imana cyane kuko buriya igihe cyangwa se aho turi ni byiza iyo ubonye umuntu atera intambwe runaka ava hamwe ajya ahandi ni umugisha ukomeye. So nasoza mvuga ngo bari badukurikiye bashonje bahishiwe ku bindi biganiro bizakurikiraho ubutaha. Yari Rachel w'Imana nakagaruka ibihe byiza. Stay blessed. Rachel urakoze cyane. Urakoze cyane. Namwe mwadukurikiraga turabashimye cyane. Imana ibahungisha. Imana igumisha cyane. Thank you. Nakagaruka. Urakoze Rachel. Urakoze.